reka twongere tugushimire wowe udukurikirana mu bihe bigiye bitandukanye, wowe tubana buri gihe hano kuri Open Mind Rwanda, aho tugenda tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu myidagaduro ndetse no muri siporo, tutibagiwe na politike. Umunsi reka tube tugaruka ku myidagaduro, aho ibitaramo bya Iwacu Music Festival cyangwa se MTN Iwacu na muzika byari byakomereje mu karere ka Muhanga. Muhanga ni mu majyepfo y'u Rwanda, aho bari bamaze icyumweru bavuye mu karere ka Huye. Rero ni festival yari yateganyijwe yuko iri bubere kuri stade ya Muhanga, n'ubundi ni hano nyine mu karere ka Muhanga, aho abaturage bari bitabiriye ari benshi. Ni iserukiramuco ryitabiriwe n'abahanzi tugiye kuba tugenda tugaruka kuri performance zabo, tugenda tugaruka ku byo abantu bagiye babona, tugenda tugaruka ko bitwaye kuri stage, ndetse tugenda tunagaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngo muri kureba n'uwo bita King James niwe waje asoreza abandi. Ni umugabo wagaragaje yuko afite abakunzi benshi pe, agaragaje ko afite abakunzi benshi b'umuziki we, aho niyo yamara rwose imyaka ngahe agaruka abantu bakimukunze. Rero niwe wagiye kuri stage bwa nyuma aha mu kiganiro n'itangazamakuru, aho turi kugenda tumubaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, aho yagiye avuga yuko rwose we urukundo agenda yerekwa atari ibintu bimutungura, ahubwo ari ibintu we n'ubundi aba yarateguye, avuga yuko ari ibintu kandi byiza cyane bimushimisha, bimutera imbaraga zo kuguma mu muziki nyarwanda. Wenda mbere yuko tugenda tugaruka ku byo buri umwe yagiye atangaza mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yabaga nyine aho babaga bamaze kuva kuri stage, bari kuza nyine bagenda baganira n'itangazamakuru, habanje ubundi ibya biteganyijwe yuko biri butangire ku isaha ya saa munani nk'uko n'ahandi hose byagiye bitangira, ariko kwinjira muri stade bikaba byo byatangiye ku isaha ya saa sita zuzuye. Ba MC bagiye batandukanye, MC barimo MC Buryohe, MC Bianca, bose bari bahari. Ni bamwe mu bari gususurutsa abantu, aho ba MC twari kugenda tugaruka uko abantu bagiye binjira muri iyi festival, aho bagiye baturutse mu turere tugiye dutandukanye, by'umwihariko uduhana imbibi n'aka karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Bari baje kwihera ijisho abari barabwiye yuko bari butangire kwinjira ku isaha saa sita, arundi nta cyari gihindutseho. Turi kugenda tugaruka ku ba MCs bari muri iki gitaramo. Rero abantu benshi bari bategereje abahanzi babo abagiye bakomeye, aho kuri stage bwa mbere hajeho uwo bita Ngabo, ubwo byari mu masaha ya saa 9 n'utundi tuntu twari turi kugenda turengaho. Ariko mbere yuko twinjira nanone cyane muri performance zabo ukuntu zagenze, wenda icyo wamenya uko bagiye bakurikirana, habanjeho uwo bita Ngabo nk'uko twe tumaze kubivuga, hakurikiraho uwo bita Kivumbi King, nyuma ya Kivumbi King hajyaho Juno Kizigenza, nyuma ya Juno Kizigenza hahise hajyaho uwo bita Ariel Ways, nyuma ya Ways on the way hahise hazaho uwo bita Bulldog. Uyu Bulldog avuyeho hahise hazaho uwo bita Riderzo. Ubwo twe tumaze kujya mu masaha ya saa 12, igisubizi kimaze kuvaho rwose amasaha ya saa 12 hafi na za 30 n'ingahe. Uwo bita King of my King James aza asoza iyi festival yari yabereye mu karere ka Muhanga. Ni gutyo bagiye bakurikirana, wenda ikitahindutse ni
mu myanya ya nyuma uko n'ubundi ni ibitaramo bigomba gusozwa na King James abanjirijwe na Riderman, ariko mu tundi turere uko byari byagiye bigenda, uwo bita ubundi Ways on the Way yabanzaga kuri stage, ubwo twavuga nko mu karere ka Huye, twavuga nko mu karere ka Ngoma, ariko kuri uyu munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani ntabwo ariko byagenze, kuko kuri stage habanje uwo bita Neringabo aririmba indirimbo ze zigiye zitandukanye, yatangire kuyo bita Muzadukumbura, aririmba indirimbo ze agiye ari kumwe n'abandi bavandimwe agiye batandukanye nka Nywe. Iyo ni indirimbo ye ikunzwe cyane muri kano karere ka Muhanga, agenda aririmba ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. yeretswe urukundo rusendereye rwose, bigaragara ko afite umufana nubwo ari we wabanje kuri stage, ariko yari yatanze reka tubyite umwitangizwa wari ugiye kuzakurikiraho, ari we bita Kivumbi King, waje ukurikira Neringabo, waje usanga uyu Neringabo rwose hari aho agejeje akora neza cyane, kuko byari bimaze kugaragara yuko abafana benshi bari bamukunze bitewe na performance ye yari amaze kugaragaza. Uwo bita Kivumbi King nawe yaje ahita akurikira uyu Neringabo, awe yinjira mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Badman, agenda aririmba indirimbo ze abantu bagiye bamukundamo nka Wait, aririmba indirimbo afitanye n'abandi barahanzi benshi bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Bigaragara yuko nawe rwose icyitwa stage ni ikintu amaze kumetereza, bigaragara yuko stage kuri Kivumbi King ni ibintu bye. Rero Kivumbi King nawe nyuma yo guperforminga yeretswa urukundo n'abantu abimuhanga, nta kindi cyari gikurikiyeho buretse gufata ifoto y'urwibutso nka bagenzi be bandi, ko ndagira ngo nkwibutse yuko kano karere kari mu turere aho bamaze kujya rwose haje abantu benshi cyane, bigaragara ko ari abantu bakunda imyidagaduro. Uyu Kivumbi King akimara gufata ifoto y'urwibutso n'abafana be, saza uwo bita Juno Kizigenza, umusore ukundwa n'abakobwa cyane hano naho mu karere ka Muhanga, naho ntabwo twabonye ibitandukanye n'ibyo twari tumaze iminsi tubona, ko n'ubundi ni Juno Kizigenza nawe umaze kumenya uko atwara stage neza, uko stage ayimanaginga kugeza asoje iminota ye. Nawe yeretswe urukundo cyane mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye, harimo nka Kurura, harimo Puta, harimo indirimbo ze amenyereweho nka Birenze, indirimbo rwose zikunzwe cyane mu karere ka Muhanga. Nawe bifashijwemo na Symphony Band, ubwo ni bande n'ubundi yagendaga ifasha n'abandi bahanzi, kuko niyo igenda ibafasha no mu bindi bitaramo mu bice bigiye bitandukanye. Nawe Juno Kizigenza twavuga yuko yagize performance nziza uyu munsi ugereranyije n'ahandi yagiye anyura. Hanyuma ya Juno Kizigenza hahise haza uwo bita Ways. Byari byitezwe yuko agomba kuza kuririmbana byibuza indirimbo na Juno Kizigenza, ariko ntago ariko byaje kugenda.
ntabwo ariko byaje kugenda, byaje kurangira ayiririmbanye atemba itinze Juno Kizigenza. ubwo abantu benshi bari babitegereje ariko ntabwo ariko byaje kugenda. Nyuma ya Airways nawe gutwika stage kubikora neza cyane, ese haza uwo bita Bulldog ufite abafana benshi cyane hano mu karere ka Muhanga, nawe agenda aririmba indirimbo zigiye zitandukanye, ariko kuba ari we twavuga muraperi wenda nyuma ya Riderman, nabyo ni ibindi bintu bituma ari mu bakundwa cyane, kuko urubyiruko rwinshi muri iyi minsi bakunda rap. Nawe rero yeretswe urukundo ibintu byagaragaye yuko yarakoze, ahubwo nuko nyuma ye hari abandi baperforma kandi bavuga yuko bamuri hejuru ku bijyanye n'abafana. Uyu Buda Bulldog nyuma yo guperforminga hahise haza uwo bita Riderman yaje, twavuga yuko iyo akora akantu k'ikosa gatoya error byari gutuma rwose abafana baba bored, kuko uwo bita Buda yari amaze gutwika stage, abafana basize mu bicu. Rero na Riderman n'ubundi nk'umwami nawe yaje akonfaminga yuko bafite byinshi byo guha abafana, kandi yuko bafite n'abafana benshi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Nyuma ya Rider Song ko twagiye tunabigarukaho tugenda dutangira kino kiganiro, hahise hazaho uwo bita King James. Kugeza ubu ngubu njyewe ku giti cyanjye mvuze yuko ari mu bahanzi batatu beza, ntago naba mbeshye. Ku giti cyanjye mvuze yuko ari mu bahanzi batatu bakomeye kugeza ubu ngubu mu gihugu, ntago naba ngiye kure y'ukuri. By'umwihariko mu ndirimbo ze zagiye zikundwa cyane nka Ndagutegereje, Kanyobwe, ndetse n'izindi ndirimbo z'uyu musore Ruhumuriza James, uretse wenda habaye nka shoye agahuramo na Bruce Melody ndetse n'uwo bita The Ben, nibwo twakonfaminga, ariko ni umusore ufite abafana benshi cyane. Rero n'ubundi gutyo bagiye bakurikirana, ugiye no kugenda ubapanga uko performance zagenze, n'ubundi naho ntabwo wajya kure y'ibyo ngibyo, kuko n'ubundi urasanga ni King James, ni Riderman, ni Bulldog, nyine nabo ngabo twavuga yuko baba bafite abafana benshi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, ariko n'undi nawe byatungura kuko ari abasore bamaze igihe mu muziki nyarwanda. Ubwo rero n'ubundi tugenda tunagana ku musozo, rwose ibyo nibyo byaranze uyu munsi wa MTN Iwacu Musical Festival Season 5 hano mu karere ka Huye. Iyi iracyari Open Mind Rwanda, dushimira buri umwe wese tugenda tubana mu bihe bigiye bitandukanye.